Se neza abanyarwandakazi ahantu hose muri mu mpande zose ndabaramukije ndabasohoje amahoro y'Imana bana murakagira umugisha murakagira amahoro ubuzima bwiza kuri mwe bubabeho kandi mujye muhaha muronke ubwiza bw'Imana bubabeho. Murabizi yuko uyu Isimbi Cecile Glory yamamaye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko nagira ngo nze mbabwire ngo uyu mubyeyi ararushye kandi araremerewe cyane. Byagenze gute kugira ngo yisange aha hantu? Ese kubera iki abantu benshi bo kugenda bamutiraho komanteri zitari nziza ndetse n'abandi nziza? Ariko nagira ngo mbabwire yuko Imana ari nziza kandi Imana yagira uko imukorera. Isimbi Cecile abantu benshi cyane muramuzi ko yaramamaye, tumuziho yuko umubyeyi we yashatse gusambanywa basambana n'umugabo we, niko yivugiye ubwiwe ku giti cye, avuga ukuntu byose byagiye bigenda. Reka tujye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turebere hamwe ese uyu mugore kubera iki ari kugarukaho, kubera iki numvise n'ahantu bavuga ngo urubanza rwe rwigije imbere bitewe ngo n'ukuntu ari kugenda avuga ku mbuga nkoranyambaga. Tubane rero. Ubundi uyu mugore yitwa Isimbi Cecile, ni umugore wa Christophe, akaba abyarwa na nyina, n'umwana we ni ikinege, niwe wenyine, akaba abyarwa n'uwo mubyeyi. Uyu mubyeyi rero ngo yaje kuba iwe mu nzu iwe, ariko mu kuhaba ngo akazajya asambana n'umugabo we. Uyu mugabo ariko we agahakana aya mahano aba, ndetse na nyina we ubwe agahakana amahano aba. Uyu mugore bigeraho ajya mu gihugu cya Tanzania, ajya kwiyandikaho tatuwaje y'undi mugabo. Nkibaza nti gute umugabo yabona tatu ntihagire ikindi avuga? Ariko umugore yaravuze ngo nta na rimwe yigeze ambaza iby'iyo tatuwaje. Uko twabanaga niko twagomeje tubana, nta mpinduka zabaye, ariko uko byagomeje niko tukibaza uwo mugabo ateye ate ku buryo atabaza umugore we ese ibi bintu wiyanditseho bimeze gute? Rero uyu mugore hari ukuntu bamwe bari kugenda bateraho komantere bavuga ati uyu mugore yararenganye, uyu mugore yarahohotewe, ibintu byinshi cyane kuri we, ariko ibintu bitashimishije ababyeyi cyangwa bitashimishije sosiyete nyarwanda ku ibi bintu byagiye biba. Rero Isimbi Cecile uko muri kumubona rwose muri kubona yuko ari umugore mutoya, umukobwa mutoya ukiri mutoya, ariko akaba afite abana babiri, bivuga yuko abana babiri babamwimye agasigarana n'umugabo we. Uyu mugore rero abantu benshi cyane bibaza impamvu ari kugome ajya ku bitangazamakuru atanga ubuhamya bwe, atanga byamugendekeye, abantu benshi bakumva opinion yiwe, abantu benshi bakumva ibyo ari kuvuga, ariko hari na bamwe batabishimye neza cyane. Hari bamwe bavuze ngo ntibyari ngombwa yuko uza gusebya mama wawe, ntibyari ngombwa yuko uza gushyira ibintu byose hanze, ariko nawe mumwumve kuko yarananiwe, nawe ubwiwe yarananiwe bitewe n'uburyo yabonaga mu rugo rwe, akabona ibintu bitagenda neza, akabona n'ibintu atakwihanganira. Niyo mpamvu rero yahisemo kuza ku itangazamakuru kugira ngo aruhuke umutima, agire abantu bamuganiriza, agire abantu bamuhumuriza, kuko kugira agahinda si ikintu, kugira agahinda birababaza cyane. Umuntu utarahura n'agahinda ntabwo yamenya agahinda uburyo kababaza. Rero Isimbi Cecile ngewe ndamwumva ku ruhande rumwe, ariko si mwumva ku rundi ruhande. Uruhande ntamwumvaho ni uburyo yagiye kwiyandikaho tatu y'undi mugabo utari umugabo we. Umugabo we yabibona ntihagire ikintu avuga, avuga ngo n'umugabo we uburyo baryamanaga mu gikorwa cy'abashakanye, agashaka kumufata ku ngufu. Hari ukuntu uryamana n'umugabo agashaka kugufata ku ngufu, njye ntabwo nabimenya ko ndi umwana mutoya, ariko we arabyivugira, avuga uburyo ki umugabo we yasaga nk'aho amufashe ku ngufu, agakoresha imbaraga. Kandi kiriya gikorwa mwese mukijyamo mwumva ibyishimo byanyu ari byiza cyane, ariko iyo mushaka kumufatira nawe ugashaka kumukoresha nk'igikoresho cyawe, byitwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'abashakanye. Uyu mama rero arababaye kandi arababaye cyane. Hari ubwo tugiye twumva amajwi ya mama we ari kwitakana avuga ngo ntabwo nigeze ndyamana n'uriya mugabo kuko sina mwiza, ngo ntandusha n'amafaranga, ngo my dear. Nkibaza nti umubyeyi uvuga ngo my dear, ngo reka nkubwire ngo uriya mugabo si mwiza, ni umubyeyi urabyiruye afite abuzukuru. My dear ni imvugo dukoreshwa nk'urubyiruko, mbanzi yuko ababyeyi nk'abo bakuze batazizi, ariko ugahita utungura kuvuga se uyu mubyeyi bimeze gute? Uyu mubyeyi nawe izi mvugo arazizi cyangwa bigenze gute? Ariko
niko isi iteye, generation igezemo, ikinyejana tugezemo niko bimeze. Umubyeyi ntamenye yuko ashaje, umubyeyi ntamenye yuko abyiruye, ahubwo we aba yumva yafiringa nk'ibyo urubyiruko. Umugabo we rero nawe yatangaje avuga uburyo ki uyu mugore we ntabwo yigeze yihakana yuko uyu bashakanye, yarabyemeye, ariko umugabo nawe aravuga ngo ibyo umugore yamukoreye ntabwo ari byo, ngo birababaje cyane. So reka twizere yuko bizagenda neza. Ngo urubanza bari barushyize ngo muri 2027, ariko numvise ikinyamakuru cyane mu Rwanda kivuga ngo urubanza barwigeje imbere. Kadukereza ibizava mu rubanza, niba Gloria azatsindwa cyangwa bizagenda gute ntabwo tubizi, ko ntabwo turi abanyamategeko, ariko icyo twamusabira ni ukugira ngo agire kwihangana. Iyo uhuye n'ibibazo ubuzima burongera bukendereya bugakomeza, kubabara mu isi ushobora kubabara, ariko no kumenya ikikuri ku mutima, ukamenya uko ugomba kugitwara kandi neza cyane. Ngaye nguko rero iby'uyu mumama, iby'uyu mugore Isimbi Cecile uko byamugendekeye, ariko turabizi neza yuko bizagenda neza, akabasha gutuza nawe akamera neza, kandi akagira ibyishimo ku mutima, nk'uko abavuga ngo njye nta byishimo nigeze, ibyishimo ntabyo nabonye bya mama ndetse n'umugabo, nta hantu na hamwe nigeze mbona ibyishimo, kireka kubona abantu nyine bamuganiza bakamuba hafi ndetse bakamwitaho. Buriya erega kuba umuntu afite agahinda ku mutima ntabwo ari ngombwa kumutererana, mufashe umwiyegereze, ubane nawe, ntumubwire nabi, umubwire neza, ibintu nk'ibyo ngibyo byose abashe kubana neza n'abantu kandi beza cyane. Ngayo nguko rero reka mpinanga mbifuriza umugisha w'Imana, abatameze neza Imana iborohereze, abarwaye Imana ibagirire neza, Uwiteka ababe namwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, abasha kubigeragereza uko bwije n'uko bukeye. Bye bye, ndabakunda cyane, aho uri hose ugirirwe umugisha ndetse Imana ibashe kukugirira neza cyane. Njye nitwa Joy, abantu benshi muranzi kuko nanjye ndabakunda cyane. Umugisha, amafaranga bana namwe.